uriya mugenzi wacu turuzi yuri inama. uretse gatonya ikintu dushaka kumenya nk'abanyarwanda cyangwa amakuru dushaka kumenya banza tubwire ubundi uyu musore koko iyi nama yayisambanyije. Inama yayisambanyije kuko twamusanze hejuru yayo. Inama nta ngaruka byayigizeho ko hari umusore wigije gusambanya inka ikahita ipfa. Ino nama rero birasa nkaho yahuritse kuko ntago imeze neza yayihungabanyije pe. None se mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Mbandazi mu kagari ka Kyeru aho umusore w'imyaka 24 y'amavuko yasambanyije intama ikaba iri guhungirwa ikaba ishaka gupfa muri rusange. Hano turi kumwe n'umuturage wo mu kano kagari ariko nyakuri akora mwino famu. Ni mu gihe yasanze uyu musore ari matera akabariro ku ntama nawe akahita yirukanka bakimara kumubona, ariko ubu ngo bakaba yafashwe yashyikirijwe akagari kugira ngo akurikiranweho ibi bibazo. Munyarwandakazi nibe wamirigize ko namuro wa Kidasamura TV Rwanda nyaboneka kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turongera tugaruka mu karere ka Karongi ubwo urutare Rwanda batangiye kurumena bashaka gukuramo amabuye y'agaciro. Reka duhere mu karere ka Nyarugenge aho umusore yishe nyina, ariko reka turaza kuhagira nyuma. Reka duhere mu karere ka Gasabo aho umusore wasambanyije intama ikahita ipfa, ariko ntagira apfa, ariko birakekwa ko igiye kwita amakuru y'uno musore wafashe ino nama ku ngufu. Ese yajya gufata ino nama ku ngufu byagenze bite? Ese mwari muhari? Ntabwo twari duhari, ariko muri make kuko ino famu ni nini, ariko nubwo ari nini twari twagiye mu kazi. Tugiye mu kazi uretse gato tugendane, ni ukuvuga ngo akazi mwari mwagiye mwagiye gushaka ubwatsi bw'amatungo. Twari twagiye kwahira ubwatsi mu gishanga, kandi we n'ubundi ntabwo twari tuzi yuko yenda yari bwaze tudahari. None se yakoraga hano? Oya, ntabwo yakoraga hano. Ntabwo yakoraga hano, hari inshuti yacu. Ahubwo kuba yaje yenda azi yuko tuba twagiye gushaka ubwatsi bw'inka ni ryo kosa yaba yakoze. Ahubwo nuko yenda twavuye nyine kwahira ubwo bwatsi bw'inka tuzamutse nibwo twageze aho inama zari ziziritse. Sinzi ukuntu narebye hari inama nkuru yari irimo, ndebye mbona ikintu kiri hejuru. Ndebye nibwo nahise mbona ni wa musore yaje kundeba. Aje kundeba nibwo nabyiye mugenzi wanjye twari tuvanye kwahira ngo ese kuriya mugenzi wacu turuzi yuri inama. Uretse gatonya ikintu dushaka kumenya nk'abanyarwanda cyangwa amakuru dushaka kumenya banza tubwire ubundi uyu musore koko iyi nama yayisambanyije. Inama yayisambanyije kuko twamusanze hejuru yayo. Ahubwo nuko icyatuyobeye twayobeye ukuntu yahageze. Mwabe buryo yageze mwe mwari mwagiye musanga yiri hejuru arimo arayisambanya. Yiri hejuru. Ahubwo twebwe twamubajije ukuntu yaje agasanga tudahari agahitamo kurira inama. None se ubu ngubu ko hano ndabona ari ifamu nini muzajye mucunga neza. Burane wasanga n'inka ageze isambanya mwagiye, kuko hano nabonye hari ifamu nini y'inka, ingurube, ihene, intama. Ibi ndabona ari ifamu nini harimo ibintu bitandukanye. Hano habamo ibintu byinshi bitandukanye. Habamo ibintu byinshi, ahubwo nuko batwinjirira uwo ari we wese mu mpande no mu mpande tugasanga yinjiyemo. Ahubwo muri make nuko yenda dushobora kuzaka uburenganzira bakadufasha ku buryo nta bantu bagomba kutwinjirira. Buretse gatonya uyu musore nta kibazo cyo mu mutwe yari afite? Yewe muri make n'ukubona umuntu nimba ngo yarigize gusara mu bihe bishije, ariko simbizi nimba koko byarabaye. Ariko yaje hano araza akatuganiriza bisanzwe, situmenye yuko ibyo bintu yabikora. Bisobanuye yuko uyu musore ntago muziranye birambuye n'inshuti biraho bisanzwe mwahuriye n'ahangaha mu bijyanye n'akazi. Ntago tumuzi neza kuko twebwe twaje. Afite imyaka ingahe ubundi no musore? Afite 25. Afite 25. Amazina ye waba yibuka? Oya, ntago amazina yawe yibuka. Ntago nyibuka. Yenda turaza kuyabaza. Se umukuru w'umudugudu wa hano iyo mugerageje ku nk'iki kibazo cyabaye mukagerageza kujya kurega uno musore bigenda bite? Cyane ntago murabivuga tungembe mwibariza umukuru w'umudugudu. Ese uyu musore yacitse cyangwa tumuhamagarize RIB ize imufate cyangwa tumwihorere? Icyo twakivuzeho kubera bitewe n'abantu bahora batwinjira, aricyo nakubyiye. Kuko umudugudu wino
tugomba kurega hari igihe tugenda. Reka mbanze mbwira abanyarwanda umudugudu ari uwuhe, akagari ari akahe, kugira ngo babashe babyumve. Ahangaha turi mu mudugudu wa Cyeru, akagari ni aka Mbandazi, akarere ni aka Gasabo, ndetse ahangaha uzamutse Rugende hano ku bikamyo, ndetse mu iyi santere hirya yaho hari ifamu, ubu niho duherereye. Nagira numvise abanyarwanda cyangwa mbabwire aho turi kugira ngo bamenye iki kiganiro aho kiri gukorerwa. Ese uyu musore yasambanyije ino nama, ese iyi nama nta ngaruka byayigizeho ko hari umusore wigije gusambanya inka ikahita ipfa? Ino nama rero birasa nkaho yahuritse, kuko ntago imeze neza, yayihungabanyije pe, bigaragara. None se veterineri yigize aza kuyipima ngo bamenye barebe wagwane? Ni ukuvuga ngo twahamagaye veterineri, aho veterineri nabwo aho twamuhamagariye bisa nkaho n'ubundi ataratwitaho. Inama iri aho, ariko n'uwo ngo yayisambanyije twamufashe. Mwamufashe? Ni ukuvuga ngo ari mu kagari tayari? Twamujyanye ku kagari. Ubu ari ku kagari? Ndaje nge kumuhata ibibazo nawe. Okay, nta kibazo, komeza utubwire, ariko usoza ugira ikintu ubwira abanyarwanda kugira ngo dusoze ino nkuru tujya guhata uwo musore wafashe inama ku ngufu. Tunahata umukuru w'umudugudu kuba mumugezaho ikibazo nk'iki ngiki nabashe kugikemura ku gihe, ndetse ingesi ikakomeza igakwirakwira. Nimba uno munsi yasambanyije ihene, ejo azasambanya inka n'ibyanga azasambanya abana batujuje imyaka, birangire bamufunze. Ni iki kintu wagenera abanyarwanda? Ni ukuvuga ngo rero ukuntu iki kibazo twagikemura, ni ukuvuga ngo bitewe y'uko iki kibazo twagisanze gutya, ntabwo ari rimwe, buriya ni kamere ye, ni kamere ye, kuko n'ubundi iki kibazo abantu bose bazirika amatungo, abantu baragira bakohereza nk'abana, muri make kuba baragira amatungo, ashobora no kugenda agaca inyuma, akagenda ugasanga yuriye ihene cyangwa yuriye niyo nama. Rero uwo muntu ni ukumufata, nimba ari umurwayi cyangwa ari umuntu muzima, bakamenya ku buryo babyitwaramo cyangwa bakamujyana mu bitaro. Urakoze cyane rwose. Nta makuru twashaka kumenya nimba koko yifashe ku ngufu, ibindi turaza kubyibariza umukuru w'umudugudu, ndetse turabibaza na gitifu afungiye mu kagari ke, nimba uno musore ari bujyanwe mu butabera cyangwa ari bujyanwe bakamufunga kubera kurikiranywe icyaha cyo gusambanya inama. Urakoze cyane. Nta kintu wakwifuriza abanyarwanda cyangwa ntago wabwira nk'abantu bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ukagira nk'ijambo bagenera? Ijambo nabagenera ni uko rero iri tangazo yenda ribereye ahangaha, n'ibikorwa bibereye ahangaha, abanyarwanda mukunda kuzirika inama, mukunda kuzirika ihene ku gasozi, ni ukujya muzicunga mukaziba hafi, kuko kino ni ikibazo giteye ubwoba ku banyarwanda bose. Murakoze. Urakoze cyane nawe.